Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Rwanda Common News, ibihe byiza ndizera ko mumeze neza. Amakuru rero ari gucaca by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga ndetse by'umwihariko n'itangazamakuru bitandukanye nayo ko witwa Kayumba Faustin Nyamwasa akaba yarahoze mu rwego rw'igihugu nyine rwa gisirikare ndetse akaba yanabaye umwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Biravuga ko rero yamaze gushikwa cyangwa se kuba yafashwa cyangwa se yafashwe na leta y'u Rwanda irangajwe imbere na His Excellency Paul Kagame. Kayumba Nyamwasa wakibaza ngo ni muntu ki ubundi mbere yuko afatwa yafatiwe hehe? Ese ubundi Kayumba Nyamwasa yari afite intego yihe? Ubundi yarabayeho mu buhe buzima? Ese ubundi atinyitse ku ruhe rwego? Yari afite ayahe maranka? Ibyo bintu tugiye kubarambura ngiye muri twumva cyamuteze amatwi muri iki kiganiro. Ni Welcome to mukaba muri kumukira nyine kuri Rwanda Common News. Nyamuneka kugira ngo dukomeze banzureho hasi maze ukande ukazogera uramutse uvuze izina Kayumba Nyamwasa ni izina buri umwe wese by'umwihariko ukurikirana politiki cyangwa se umuntu wese w'umunyarwanda wifuza kumenya aho isi iba iri kwerekeza cyangwa se igihugu cye kiri kwerekeza n'iterambere ry'igihugu ciwe, yanze bikunze iryo zina ahita ryumva by'umwihariko mu mutwe mu buryo bwihuse, kubera ko umwe mu basirikare by'umwihariko bakoze ibishoboka byose barwanira ubwigenge cyangwa se barwanira igihugu bivuga ko nyine cyari kiri mu maboko y'umwanzi, akaba ari Juvenal Habyarimana ndetse nabo bari bafatanyije kuyobora iki gihugu. No mugabo rero by'umwihariko Kayumba Nyamwasa yamenyekanye by'umwihariko mu ntangiriro z'1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye. Iki gihe bikanavuga ko yari umwe mu nshuti za hafi z'uwitwa Fred cyangwa se Major General Fred Gisa Rwigema, akaba yari inshuti yiwe cyane magara by'umwihariko ubwo bari batangiye urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990. Ni intambara rero barwanye mu buryo burimo tekinike by'umwihariko ubwo His Excellency Paul Kagame yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kwiga, ari nako akurikirana nyine uko urugamba rumeze, akomeza kugenda nyine abahereza uko bagomba kwitwara. Icyo gihe nawe yari umwe mu basirikare cyangwa se mu bayobozi bakomeye nyine nawe muri uyu mutwe cyangwa se muri izi nyeshyamba nyine zari za FPR icyo gihe. Ariko icyo gihe rero ubwo bafataga nyine cyangwa se barwanaga urugamba, ntabwo ubuzima bwari bworoshye na gato by'umwihariko imibereho yabo ntabwo yari imeze neza. Kayumba Nyamwasa amateka agaragaza ko yavutse ku itariki 17 Ukwakira mu mwaka w'1958. ubwo by'umwihariko nyina ku bantu bahita bumva amateka bahita bumva ko witwa His Excellency Paul Kagame amurusha umwaka umwe ko yavutse mu 1957. Uyu mugabo rero yavukiye nawe mu buhungiro. Amateka y'ikintu gitangaje arasa neza cyane rwose n'amateka ya nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kubera ko nawe yavukiye mu buhungiro nyine mu gihugu cya Uganda nyine mu buhungiro, azavukira nyine mu gace bita Mbarara anga nyine muri Uganda. Abantu bazimbara cyangwa se abantu batembera igihugu cya Uganda barahazi. Uyu mugabo nyuma yo kuvuka ubuzima bwiwe nyine yaje kwisanga ari mwana mutoya cyane uri mu gihugu cya Uganda, akazajya baza ababyeyi biwe nyine uburyo bisanze muri Uganda. Ibyo byose byo gukora rero kumva ko abyeyi bahunze muri 59 bagahunga kubera genocide cyangwa se kubera itotezwa ryari riri gukorerwa abatutsi by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, aza kumva ko rero ari mu gihugu cya Uganda ariko atari iwabo. Ibiro yakuze by'umwihariko bimubabaza ndetse binamurya mu mutwe, aza no kuba rero umuntu wifuza ko agomba kuzaba umusirikare. Nibwo yaje kwinjira by'umwihariko mu mutwe cyangwa se mu nyishyamba, ariko yifatanya no witwa Museveni cyangwa se Kaguta Museveni nyine akaba ari we perezida w'igihugu cya Uganda ubu ngubu none ahangaha. Ubu rero kwifatanya nawe yari gahunda yuko bagomba gukuraho witwa Amirto cyangwa se nyine wari perezida w'igihugu cya Uganda. Ubwo kumukuraho rero bagomba kunyura mu ishyamba bagafatanya na Museveni. Ngira ngo urugamba narwo rutari rworoshye, ariko uko yafataga iyo gahunda yo kumva ko agomba kuzafatanya na Museveni gukuraho ubuyobozi, gahunda yabo intego ya mbere ari gukora igishoboka cyose bakazaza gufata igihugu cy'u Rwanda bakagikura mu maboko y'abanzi cyangwa se mu maboko y'umwanzi. Mu rugamba rero tigeze rworaho na gatoya. Nyuma yuko amaze kwinjira muri uyu mutwe nyine wa Museveni, yaje guhita joininga university yitwa Makerere University, ikaba nayo iherereye mu burasirazuba bw'igihugu cya Uganda. Akaba yarizemo nyine ibijyanye n'ubukungu ndetse na politike, ariko akaza kuza kuhava nyine asa nkaho asoje aya mashuri, maze arangije ahita joininga cyangwa se afatanya na His Excellency Paul Kagame ndetse n'abandi basirikare bakereya umutwe w'inyeshyamba RPF cyangwa se Rwanda Patriotic Front. Uyu mugabo rero ibijyanye n'imibereho yiwe bisa nkaho nyine rugamba rwe rumwe mu bagabo bafatwa nk'indwanyi by'umwihariko yaba ku rugamba, kubera ko yawe yari afite mabatayo ayoboye. Yanze bikunze n'umwe mu basirikare bakomeye, nubwo wenda ushaka kuza ukavuga ati wenda ibingibi yaje nyuma gato arahinduka, atangira kugambanira igihugu, atangira kugambanira leta cyangwa se atangira kugambanira FPR, ariko byanze bikunze n'umwe mu bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa by'umwihariko muri kino gihe. Kayumba Nyamwasa rero nk'uko amateka bigaragaza, nyuma yo kurwana urugamba rutoroshye, ari n'igihe rimwe rimwe banatsindwaga bagasubira bakamera nk'abasubiye inyuma rimwe na rimwe, ariko 1994
ku itariki 6 nyuma yaho indege ya Juvenal Habyarimana wari perezida w'igihugu cy'u Rwanda ihanuwe. Icyo gihe yahanuwe hari hamashize iminsi hari intambara n'ubundi iri hagati y'umutwe wa FPR ndetse n'igisirikare cya perezida Juvenal Habyarimana cyitwaga FAL. Icyo gihe rero uwitwa Kayumba Nyamwasa yaje gukora ikintu kidasanzwe, arangije asaba ko byanze bikunze kubera ko byari bigaragaye ko uwitwa Juvenal Habyarimana indege yamaze guhanurwa, nta kindi cyagomba gukorwa uretse kumva ko uwitwa umututsi wese atangira kwicwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ku itariki 7 muri Mata 1994 nibwo jenoside yatangiraga mu Rwanda rero yo kwica abatutsi. Uwitwa Kayumba Nyamwasa ndetse na bagenzi be, cyane ko nawe yari afite batayo ayoboye, nibwo batangiye rero urugamba rwo gushaka gukora igishoboka cyose bagahagarika jenoside. Iki gihe yari kumwe nyine na RPF ndetse yari iyobowe witwa His Excellency nyine Paul Kagame, ari we perezida nyine Paul Kagame. Icyo gihe yari majoro, ariko akaza nyine gufatikanya na bagenzi be bikarangira nyine bahobohoye igihugu bakagikura mu maboko y'abanzi. Ni urugamba rutari rworoshye, by'umwihariko ni process tudashaka kunyuramo cyangwa se tudashaka kucamo cyane, ko by'umwihariko amwe mu mateka abenshi bagiye bayasoma bayazi. Ariko nuko uyu mugabo nyuma yaho nyine igihugu gifashwe, byanze bikunze habayeho organisation yo gukora igishoboka cyose kugira ngo bamwe mu basirikare bakoze urugamba barwanya urugamba bagende bahabwa amapeta cyangwa se amaranka, abandi bagende bahabwa inshingano by'umwihariko mu nzego zitandukanye. Uyu mugabo mwikubitiro ikintu cya mbere yisagirwa chief cyangwa se umukuru w'igisirikare nyine, ubwo twari twibutsa cyane mu 1998 ubwo yahabwaga iranka yo kuba umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda nyine, cyangwa se chief of staff ya army nyine ya RDF. Uyu mugabo rero akaza kuva mu mwaka wa 2002 ubwo yavaga kuba umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda, akaza kuvaho nyuma gato kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2004. Uyu mugabo yagizwe uhagarariye by'umwihariko ubutasi bw'igihugu. Byanze bikunze ni title itoroshye, baze nawe kuba uri umusirikare cyangwa se wari umuntu nyine major general wangize ukagirwa nyine umuntu uhagarariye ubutasi bw'igihugu. Byanze bikunze byerekana trust cyangwa se icyizere nyine igihugu cyaguhaye, kwemera ko ushobora guhagararira amaneko y'igihugu. Byanze bikunze umva ko ni ranka idasanzwe, ndetse abantu benshi naho hantu bamumenyeye ko witwa Kayumba Nyamwasa. Izina Kayumba Nyamwasa ryaragerera amenyekana ribikimenya bose, buri umwe wese ufite imyitwarire cyangwa se abana wasabaga mu byara bari kwitwara neza, akavuga ati ndabona ufite imyitwarire nk'iya Kayumba Nyamwasa. Batangiye nyine kumvuga ndetse mu mazina abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ko ni umwe mu basirikare badasanzwe igihugu gifite. Icyo gihe nyine yari umukuru nyine uhagarariye ubutasi bw'igihugu. Gusa bidatinze by'umwihariko guhera mu mwaka wa 2004 nibwo yaje kugirwa umwambasaderi cyangwa se umwambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Aha ni mu gihe nyine yahoherejwe na His Excellency Paul Kagame, akaza kugirwa nyine umwambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cy'Ubuhinde. Ni ranka abantu benshi by'umwihariko batagiye batinda, by'umwihariko batavuga rumwe n'ubuyobozi bwa His Excellency Paul Kagame. Abandi bakavuga ati witwa Kayumba Nyamwasa ashobora kuba hari imyitwarire itari myiza y'abaragize, akaba ameze nk'umuntu wahawe ibihano. Ibaze kuba waravuye kuri ranka yo kugirwa amaneko y'igihugu, warangiza ukagirwa ugahabwa ranka yo kuba ambasaderi nyine by'umwihariko mu gihugu runaka. Bitabyerekana ko byanze bikunze ushobora kuba hari ukuntu witwaye neza utitwaye neza cyangwa se wagize discipline mbi, bigatuma ari nk'igihano baguha, ariko ku rwego rwa gisirikare batashatse ko bijya hanze. Ibi rero abantu benshi by'umwihariko ntabwo babigarutseho, uretse ko nawe nyuma gato ataje kwerekana reaction nziza, kubera ko nyuma y'urupfu rw'umubyeyi we mu mwaka wa 2010 mu nyihanganire nibwo yagarutse mu Rwanda rero avuye nyine mu gihugu cy'Ubuhinde. Gusa kugaruka mu Rwanda yaje abantu benshi by'umwihariko harimo n'abasirikare bakomeye ngo mu gihugu. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru Al Jazeera ngo nibwo yaje rero by'umwihariko mu gushyingura umubyeyi biwe, arangije abwirwa ko nubwo yaje gushyingura umubyeyi we ariko ngo aze kuza kurya rimenge, kubera ko bishoboka ko bashobora guhita bamucakira cyangwa se bakamutambikana, bigendanye n'uko hari uburyo ari gukurikiranwa mu buryo bw'ibanga we adashobora kuba azi. Uyu mugabo rero nyuma yo guhabwa ayo makuru, ari nabagiye batangaza ko ngo ari amakuru yaba yarahawe n'uwitwa James Kabarebe, ariko ibyo ngibyo ni ibihwihwisa, nubwo bavuga ngo nta nkuru ivugira ubusa, ariko ibyo ni ibihwihwisa. Ntekereza ko nta muntu ubuzi nta muntu ufite nyine ayo makuru ahagije ngo abe yabasha gutangaza ibyo bintu, ariko ibyo ni bivugwa. Rero uyu mugabo yaje guhita Frank cyangwa se afata indege yihuse mu buryo bwihuse cyane atunguranye, ahita yerekeza mu gihugu cya South Africa. Ndetse icyo gihe guherekeza mu gihugu cya South Africa nibwo yahise yerura nyuma y'igihe gito yatangaje ko yari guhigwa kugira ngo yicwe, kubera ko ngo hari uburyo nyine ngo leta imushinza ko adakora neza cyangwa se ngo ayigambanira. Uyu mugabo rero by'umwihariko ese atangiza nyine ikintu cyitwa cyangwa se umutwe wiwe arangije awita RNC cyangwa se Rwanda National Congress, bishatse kuvuga nyine ni umutwe nyine nawe yashinze ariko utavuga rimwe n'ubutegetsi bwa His Excellency Paul Kagame. Uyu mugabo amateka yiwe ni ubuzima burebure, by'umwihariko araho byagiye bivuga ko ngo yagerageje kwicwa, by'umwihariko ngo akaraswa, ahandi ngo bakamusha, ahandi ngo akaraswa, ariko ngo akajyanwa kwa muganga agakurikiranwa ntapfe. Ni umugabo by'umwihariko rero wagiye
ivugaho by'umwihariko ibintu byinshi, ariko inkuru ya mbere by'umwihariko yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse ikanatangaza abantu ni uburyo ki byumvikanye ko uyu mugabo ashobora kuba yafashwe by'umwihariko agakurwa mu gihugu cya South Africa mu mujyi wa Johannesburg, kubera ko by'umwihariko ibikorwa byiwe yagiye atakora n'intendo yo gushinza ubuyobozi bwa FPR inkotanyi Kongo burobanura, ndetse no kuvuga ko hari uburyo ngo H.E Paul Kagame ngafunga umunwa w'abaturage, akaba nta muntu ufite freedom yo kuvuga. Uyu mugabo rero akurikiranyweho ibyaha birimo kubiba amacakubiri by'umwihariko mu baturage cyangwa se mu banyarwanda, ndetse no kutangaza ibihuha ndetse n'ibindi byaha byose bifite aho bihuriye no kugambanira igihugu. Uyu mugabo nicyo kintu akurikiranyweho. Ubu tuvugana amakuru by'umwihariko ahari nuko abivuga ko yaba yamaze gufatwa, cyane ko igisirikare cy'u Rwanda bivuga ko hari ababashije gufurayinga bakerekeza muri South Africa mu mujyi wa Johannesburg, bikavuga ko yaba yakuwe muri hoteli rero hano muri uyu mujyi iherereye mu mujyi wa Johannesburg, akaba tuvugana yaba yamaze gufatwa. Ni amakuru akomeza kugenda kwihuse nyine cyangwa se avuga ku mbuga nkoranyambaga. Ubu twebwe turaza gukomeza tubakurikirane rero turebe nimba aya makuru rero ari ayanyayo cyangwa se ari ukuri kuzuye, kubera ko tuba twasomye mu bitangazamakuru bikomeye by'umwihariko nk'igitangazamakuru cyo muri South Africa cyitwa The Truth News, twabashije gukuraho aya makuru. Ubu twebwe rero turaza gukomeza tubakurikirane turebe koko nimba aya makuru ni ayanyayo cyangwa se ibihuha. Turaza kugaruka mu kanya tubagezeho amakuru twumve uko ibi bintu byifashe. Nyamara cyangwa muteze amatwi ni Mariko Muto muri kumujyana kuri Rwanda.com News, reba aho hasi ukande kuzajya kujya tubana mu yindi biganiro. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.